like ukoresha nyine akantu gatoya kano ni extra small, like the smallest of the kuko ufite even bigger, like as in so akangaka ni kutangiza ukoresha lubricant. Katurebe kinini akanini karusha akangaka ntabwo mfite nini cyane kuko ntabwo ndatangira gukora ibinini cyane, but mfite akandi hano kanini karusha kano hehe. This is not babidi. Where's the bigger one though? Sigaye uti ibintu, sigaye uri indangare. Sigaye n'ibintu barabindangare. Ariko nyine nashaka nyine just kugusobanura ko okay, kari hano. So kano naka like extra. Oh, I will call this one. Oh, sorry. Nababwiye ibintu bibaho ubwo mfite tubiri. Kano niko kato kanyuma. Urabona size ko zitandukanye. So kano niko kanini mfite, kano niko gato mfite. Urabona kuna ari gato like no kari pink, as in it's so pretty, like it's when it's down there it's so pretty, as in kaba gasa neza, mfite ka red, mfite n'aka pink. So iyo gitangira, if you're new ukoresha, urabona kano ni gato cyane, like no kari ni icyuma, kandi icyuma kiri nagarika plastic. So iyo plastic ni abantu bamenyereye, ariko hari n'izindi nyine, hari amabati manini cyane. Isimbi ucomeka icyuma mu kibuno. Whether that you ugira rumenyere. Ariko you do this, you use this. This one is too small, and then you have to use a lubricant. Which I use. This is one of the ones that I use. Cyangwa se mu Rwanda ushobora kubona Durex. Ntabwo ndiko advertising, but this is also a good one. Ariko ni byiza ko you use water base lubricant. Water base. Muri kunyumva lubricant iri y'amazi. Apana silicone. Water base. Kanege abantu ndabigisha. Say no to Didi. We say no to Didi here. We say no to Didi. We say no to Didi here. We don't say. Kuki ubundi se Mungu atazanga bigishe man, like sinzi impamvu se Mungu adatanga education kuri ibi biboro, like ashobora kuba atabizi. He's gay, so he knows all this shit. Like for me, as in I have a vagina, mfite vagina njye ntago money, like as in back don't have gariyo main abantu benshi ntago bumva icyongereza, iyo uvuze vagina ntibaza kumenya ibyo ari byo. Ntabwo utazi vagina vuga ikinyarwanda babarira. Vagina nyine niba utayumva nta kazi kawe. Ibintu by'ingenzi urimo urabivuga mu cyongereza man. Kubera ko okay. Kubivuga mu kinyarwanda rero babiri weird, uba wumva bitavugitse neza. Mu kinyarwanda wumva ari ibintu like ngo igitubase ni ibicya. Uba wumva ariko nyine so ariko nyine ibyo nakubwiraga ngo umuntu usiramuye ni byiza for the back door inyuma nyine, kubera ko uruhu nyine ruba ruri kuri boro, ntabwo nyine rurafasha, kubera ko like iyo boro isiramuye man, like ibiri like njyewe ubwije ukuri, iyo tipe ari clean nta kibazo, adasiramuye I prefer that. Yazi akazi, ariko nyine ari muri industry, kako abatipe badasiramuye bari muri industry, urumva niko kazi kabo kurongora, niko kazi kabo, so babaza ibyo bakora, like baza akazi kabo, you get. Nanjye nkuko nanjye kuri set nzi ibyo ngomba gukora, ntibaza ibyo ngomba gukora. So abatipe badasiramuye
cyane cyane nk'abakobwa bakora ano cyane bapfa abati badasiramuye kubera ko rudra ruhu nyine ira extra irafasha nyine ntago irafasha so just utanasiramuye just ujugira isuku ujye woga neza woge like ugure na ntuza na ugure n'ikintu bita hygiene like for y'abagore ariko nawe ayikoresha iyo cyo bita like vagina wash like this one let me show you some like let me show you something wow uri umugabo cyangwa uri umugore you use something like this like intimate wash niba udasiramuye ni byiza ko like ukoresha something like this intimate wash. This is for down there umugore cyangwa umugabo. So niba udasiramuye my dear, make sure you wash your fucking penis your brow yoza neza my dear. Ntago dushaka umuntu uko n'ibintu bikuko nje yunukiye bitabirangira ako kanya ntago kuko n'umugore niko bije n'umugore ntukandura amaso n'umugore niko bigenda n'umugore hari n'umugore urabona like nkanje shooting ashobora gushutinga wenda ko kuba mfite nka sini nk'ishusho cyangwa inyuma ushobora kugira nka sini 3 mu cyumweru ni gukora back buri munsi shootinga abantu batandukanye kandi urabona nubwo urabona like nk'abantu bakora con testing buri byumweru bibiri ugomba gukora test ya sida n'iki ntabwo ari sida gusa sheri ni nka test nk'icumi like hari indwara nyinshi ugomba gutestinga ntabwo sida ntabwo ari cyo kibazo hepatite mu cyongereza ntabwo uzi ukuntu navuga mu kinyarwanda but hepatite sida barana gonorrhea chlamydia gonorrhea ngira ngo niyo miteza ahari sinzi mitezi na mburugu niyo chlamydia na gonorrhea ubundi ku bagore bacekinga ikintu bita hari bafata mpatishwato bagashyira nyine mu gitsina bagatestinga sample nyine like ni ku bagore gusa ariko ku bagabo they also like bafata tishkoto bakaba bashyira nyine like muri kakobo nyine k'igitsina cy'umugabo like hari nk'ahantu hari specific nko muri Hungary cyangwa se muri Czech Republic nyine ahantu con iri active nyine ahantu nyine hari ama studio menshi n'ahantu ari active hari ahantu njya like hari ahantu hagenewe abantu bakina con bajya kwipimisha kuko bagupima indwara like hari indwara bagomba kugupima like hari studio like tuvuge uri gukora na wenda nka studio muri America wenda nka Brothers hari test bakubwira bagusaba ngukori like wenda muri Europe badasaba wenda kamere Europe zidasaba ariko muri America bwati nujya kwipimisha izi nazo bazongereho nazo bazigupima n'ikintu bita hari virus irateye muri America kubera ko ubundi con iri very active muri America cyane kurusha muri Europe ni fake byatari so muri hari virus irateye irakira n'imitezi cyangwa mburugu irakira ariko yabaye very common noneho abanyamerika nyine urumva n'abanyamerika baza gukora hano nabo baraza n'abagore rero nabo bashaka kujya muri Amerika bakajya gukora you get so urumva murahura cyane ushobora kugenda kuri set ugakora n'umuntu wo muri Amerika ukaba wakina na wenda n'umuntu muri Amerika Johnny Sin mfitanye na Sin na Johnny Sins ejo bundi noneho Johnny Sin muzagira kitari cy'abahanga Johnny Sin ejo bundi uzofitanye si ariko nyine yanjye nawe pana bya production collaboration yanjye nawe collaboration bimeze gute collab niyo collaboration ni korana hagati nyine y'aba creators wenda mfanye video na Johnny Sins nyine arayiselinga kuri pages nanjye selinga kuri pages zanjye like nyine ni collaboration video nyine wese amafaranga nayabona oya urabona mfite abafana banjye bashobora kwishima kubona ndi kumwe na Johnny Sins sibyo
So iyo sini rero baraza kuri kuko n'abafana banje bari royo bamfite nyine bari royo to me. Ntago bazajya kuri page yanje nisinze baza kuri page yanje kuza kureba iyo video kugira ngo bajye kuri page yanje nisinze kubera ko they want to like they support me, they love me, so they will come and buy bakaza bakagura kuri page yanjye kugira ngo bajye kugura kuri cyangwa se tuvuge wenda ngiranye si n'undi wenda n'undi wundi tureke jo nisinze undi wundi muntu wenda undi ukina con buri wese iyo dukoranye collaboration video urayifata nanjye nkayifata, so turasharinga nuga ngo uragenda ukagurisha kuri audience yawe nanjye ngurisha kuri audience yanjye, so njyewe na advertising kuri audience yanjye. na no twakoranye collaboration nawe akakora iki akadvertising kuri audience ye, so rero audience yanjye n'ibiriro yo kuri njyewe bazaza kugura kuri njyewe ntabwo bazajya kugura niho kugurisha nyine niho kugurisha mu isoko ufite umukiriya wawe abantu bagurisha benshi bagurisha inanasi mu isoko n'ibitoki, ariko ufite kiriya wawe. Banyarwandakazi, Isimbi Noelina ni ukuvuga ko agiye gukora collabo nkuko Bruce Melody yakora collabo na Chris Brown, sibyo ra? Exactly. So nukuvuga ko muri filime za Prono Isimbi Noelina agiye gukora collabo. Ntabwo ari Isimbi Noelina, byose ni ibyo, niyo mpamvu confusing abanyarwanda. It's Lexi Love. Yes. Uwo twebwe iwacu mu Rwanda uwo twitaga Isimbi Noelina basigaye bita Lexi Love. Azakora collabo n'umukinyi wa mbere nkuko bavuga Chris Brown na Bruce Melody. Ndi already umva acyagomba abanyarwanda bari muzakona kuri browser zijya kuri browser wishyure ntabwo ari ugusa kubera iki abareke kuki kutegereza ko ushobora kubona akazi k'umuntu yakoze, urumva uzikuba ndi kuri set hafi amasaha 10 zuko sheri ni nkaho ari uduratinga cut ababyita nguki cut action sheri bana we nakazi wandibukazi ni ukuvuga ko niba bavuga kati cyane murimo murakina Pro, niba bavuga kati cyane ni ukuvuga ko nta byishimo bibamo rero. No, I mean sheri porno ni nko gukina filime isa nk'ukuntu nyine ugenda muri Hollywood ugakina filime, you get urabona muri filime haba hari ushobora kubonamo sex scenes mu mafilime, so ko abantu bakunda yego babiri fake ariko baregerana like bagira physical contact baregerana. I mean umuntu aba ari umuntu, so muri porno rero biri different. Muri porno ubizi neza, niyo mpamvu tuba dufite haba hari lubricant yuzuye n'igishusho kingana gutyo, so ubuzi kugiye mu kazi eza umuntu uruyenda uramwishimye kandi umwishimiye ntabwo ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Uzaye n'abakobwa abazungukazi badakunda gushutinga n'abirabura, ariko kubera ko interaction seringa cyane white and black, you know, BBC black on white, like you know black man white woman, as in, you know, black men what they used to know, what they have big dicks and stuff like that and stuff like, you know. So urabona masini yanje na Johnny scenes it will sell more kubera ko it's interracial, like muzungu n'umwirabura n'umuzungu blah blah blah, like ariko hari nk'abakobwa bakora amascene n'ubundi bwoko. Nanjye na subscribinze kuri black.com. I never knew black people actually subscribe on that fucking website. Shit is crazy. You see just enough. And no one subscribe to blacks. Yeah, I think it was for white people because I'm gonna think about subscribing kuri that website. Yo, black is the shit because ubushaka kubura ubuzungu babutatamura. Dufata hari igihe ndimo kuri scene negereje wenda ko umwana arangiza nanjye nkajyamo nkabona agakobwa umva hari ikintu bita double page dike ebyiri mu kibuno sheri n'izindi ebyiri mu bintu
kazi twahano barayura turayiwe nicenge zibiri inyuma zibiri imbere. I was like what the ariko umva nyine umva umukobwa ajya kurangiza yapfuye sheri biraryana ntago umva nta buryo baburimo uri kugira ngo ushimishe abakiriya ariko sheri nta buryohe diye. Ariko ni Simbi, you're one of a kind. Nagerageje I was crying. It was too fucking painful. I had to stop. What the fuck? Kandi kubira pana inyuma mu bintu imbere. Kandi urabona ko like igitsina cy'umugore gishobora gustretch kuko niba ubyaro niba umutwe w'umwana ungana gutya ukavamo nadike za kwinjira ariko shiri hari igihe mane kandi ukabona ari akakobwa gatoya umva tumwe tunga usukunje tungana se nta kabuno nta tubere umva ariko nyine dufata diki enye naricaye kuri site ndareba ndumirwa ariko ntabwo ari mwisaha imwe like urumva hari igihe wenda bakora babanza hari ikintu bita pre shoot, so baraza bagakora amafoto bagomba kuba ari hard bakabanza bagakora amafoto ugapozinga bagafata amafoto ugapozinga bagafata andi mafoto ako supposinga tutarimo turakureba neza turimo turakora ntago nshaka ko bambanira muri iyi ntoza sheri urabanza ugapozinga wambaye ute first of all wambaye ute nambaye intoza nambaye yanza iri gucaginga ntuzangire gucaginga nambaye ipantaro sheri yaje ariko ntabwo wambona neza ko telefone yanjye irimo iracaginga kandi ntabwo nshaka ko inzimana nambaye neza ntabwo ko imbe urateye so you get nanjye ndashaka kugerageza byibuze Simbi na winina ikintu shamba nzabikora kama mbaya umva iyo sindi yanjye ya mbere y'inyuma nzayigurisha 20 kandi Vixen zanjye ira Black wavuze so Black ni company ifite okay Black n'abazungu kubirabura bafite iyo bita Vixen n'abakobwa okay bafite Black bafite Vixen bafite Tashi bafite nka company nye ariko Black ni n'abatipe babirabura bakobwa b'abazungu Vixen nayo n'abakobwa b'abazungu ariko n'abatipe nyine batandukanye bundi bwoko ashaka umuzungu ashaka umwirabura ashaka umulatino ashaka ubundi bwoko sibyo ano bakagira icyo bita Tashi is for the back door nyine inyuma Tashi ni inyuma Tashi ni inyuma none bakagira n'icyo bita deeper so deeper ni bya domination nyine whereby nyine like you know abantu nyine bakunda kuba dominated bakakuzirika ngisheme nkabuslave nabyo kunda wowe njyewe I dominate. I'm not a slave. I don't submit. I cannot submit to a white man. If there's a white man here, I don't submit to white men. I dominate and I control. kandi kumwirabura abagabirabura naturally they are dominant ariko nabo hari abana nabonye nabo bafite kike nk'iz'abazungu. I was like what the fuck. Simbi nitujya kubyara umwana umenye ko ngewe ndomina umenyere na mwana nzabyara ntabwo umenye ko ngewe nta kakobwa nta kagore kaza kandi ndabona musigaye umva uko n'abantu ariko wisha mu cyo k'abanyarwanda bagira amagambo ubuzima sinzi ibintu numva muri ndimo ndabigisha ukuntu mujya kurongora nta nubwo muzi kwisukura niba hari abageyi bari hamwe ntibabwire ukuntu cleaning inyuma niba se mu gata bigisha kenge mbigisha tuvona kubwiye ngo uzagure intimate wash niba sta mu Rwanda ejo bundi mukayanza bazanira
boro nk'izi ngizi. Oh, Okay, oh, zabaza isimbi ibintu ndibutse banza urangize. Okay, Hari ubutse iki? ikintu nibutse. Okay, reka ngize ukuntu mbwira. So niba everybody umugore cyangwa umugabo niba ukora inyuma my dear, first of all niba uzi ko uri bukore ibintu by'inyuma mu masaha 24 ujye urya fibers, ibintu nyine nta gatogo, nta bitoki, nta birayi, Imyumbati. bya wenda like fibers, like foods like rice, nk'imyumbati, nk'umuceri, nyine ibiryo bikomeye, cyangwa se nanone urye ibiryo byose nk'amasalade, utuntu tworoshye, kubera ko my dear ushobora kugira accident ukabona akabyina ngo karaje abagebe barabizi. So first of all urabanza ukadushinga, subiramo washeri na accident bibaho no muri set, no kuri set bibaho, hari igihe wenda mba ni nko kuri set nka umukobwa nyine nkuko navuye mu class afata dike enye, urumva ko umukobwa umunsi wose ntago aba yare, kuko ntago like iyo ushobora kurya, of course iyo wariye natural umubiri wawe urarilizinga nyine imyanda. So nuvuga ngo inyuma ntihagenewe nyine gukora ibintu. So nuvuga ngo urimo urapusha umubiri wawe cyane. So ugomba gukora iki? Ugomba kuba wariye ibintu bidatuma wenda tuvugana, niba wariye tuvugana ushobora kuri ikintu cyo gutera diary, tugenda uragiye utangiye kurya wenda sivuge se nk'iki wenda cyangwa utangiye kurya wenda ibintu nyine like utangiye kurya nk'akantu k'agatogo nka pizza cyangwa za baga, ntabwo ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo uzi ko ufite ugomba gukora ibintu, abagabo barabizi ahanga, like niba uri umugabo niba cyangwa uri umukobwa, kandi yaba umukobwa cyangwa umuhungu inyuma twese ni hamwe, nta tandukaniro. So urikorera isuku, hari n'ikintu bita enema cyangwa douche, ushiramo amazi ugashiraho lubricant, ugashiramo amazi ugashiramo ugapushinga amazi imbere, ubundi ukayasunika nk'ukuntu nyine wikanira iri kwituma. Iyo amazi asohotse ari clear asa neza, bikora wenda nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 amazi agasohoka ari clear, nyine ukabona ko iyo prostate cyangwa inyuma yawe hari clean, and then ugakoresha ikintu too much, ugomba gukoresha rubu nyinshi kandi iri water base. Sinzi impamvu mukoresha silicone inyuma ntabwo ari nziza, kereka wenda uri kuri set, kubera ko silicone ntabwo idrying ajya ntabwo itayuma ngo itirangira, ariko iri base y'amazi mushobora no kurongana nk'iminota 3 bikata byuma. So ugomba gukomeza usunika ushiramo nyine ushiramo. Silicone ntabwo ari nziza inyuma, ariko silicone ni nziza imbere iyo uri gukora, uri kuri set nyine gukora akazi nyine. Nukuvuga sibyo ko aba bage iyo atariye neza agiye accident zibaho, umuntu ashaka kunera pe akakunera akaguhitirwa agahitwa ukumira. Ngo wigira nkaho urinza nkaho utabizi ntukabigenda mba shakumbaza umva. Uzi ko mfite amakuru ko nawe ngurya abakobwa? Oh yo, I'm bisexual. I like women. Ukunda bakunda ariko nta nkunda abakobwa bose. I'm very picky. Picking ntabwo nkunda abakobwa bose. Banyarwandakazi, ikintu mutari muzi kuri Isimbi Noeline ngiye kubyamamaza hano. Nibyo ushaka kumbaza? Nkunda abakobwa? Nivyo niyo makuru. I do like girls. Yes, I do. Ariko not all girls. Like I'm very picky. The picking. Uri pede. Ntabwo ndi pede. I'm bisexual. Ipede ni Kinyarwanda, kandi ipede nta kintu gisobanuye muri make, kubera ko ipede se ni first of all ushobora kuri biracial, ukunda tipe n'abakobwa, cyangwa se ukunda abakobwa gusa, cyangwa se ukunda abatipe gusa. Rero iyo uvuze ko umuntu ngo ni ipede, sinzi ikintu ushatse gusobanura muri make, kubera ko urabizi nawe like mu Cyongereza biroroshye kubisobanura. Ushobora kuvuga ati wenda I am non-binary, ntago ni identify nka ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu. Sembe turi Abanyarwanda ibintu bya
u Rwanda ni igihugu cyateye imbere, ni igihugu umva gifite iterambere. Niyo perezida wacu yaragiye yarahagaze San Francisco akamubaza ngo none se ngo what's your take on gay rights in Rwanda? You know what he said? He said, as Rwanda, we do not care about what you do in your bedroom. We have a lot of problems to care about than caring about one's sexuality. So abanyarwanda rero, being gay in Rwanda ntabwo ari icyaha, ntabwo muzagufunga. ariko ntabwo bijyanye n'umucyo wacu. Uhe muco wanyu se? Dufite umucyo we. Uhe muco se? Umucyo nyarwanda. Ahubwo ejo bundi n'ejo bundi urakora mbone u Rwanda ziko ngira ngo nicyo gihugu byibuze cya kabiri muri Afurika kizemera gay marriage nko muri South Africa. Njya mbona bizabaho. God forbid. Imana turinde ibyo biboro. Oya, kubera reka maze ngire impamvu mbona u Rwanda ruzabyemera. U Rwanda rwemeye ko Ellen DeGeneres, you know Ellen DeGeneres. Siyazi n'umugore we mu Rwanda. Iriya boro iri Musanze, iriya boro ya Gorilla something iri Musanze. Si Ellen wayikandinze. Ellen ni umugeyi uzwi. Ntusari ikibazo ibyo ngibyo ari ikibazo. Gira niba umuco utotwemera ko abageyi ntabwo u Rwanda rwekomera ko Ellen ajyaze nyine umugore we yakira president. None se njyewe ko nkunda njyewe ko ntari umuge iyo bampaye akazi karimo boss wanjye ari umuge ndakanga. Of course ni wakanga. Boss ari umuge. Ellen DeGeneres niba afite amafaranga agiye kuzana mu Rwanda tuyange kubera ari umuge. Ariko Ellen ntiyari kujya nko muri Uganda. She will not go there because Uganda ya make it clear ko being gay is illegal. You go to prison by being gay. Ariko mu Rwanda ntabwo ujya muri anajyayo nyamara Uganda. Oya wapi amafaranga uragenda ahantu hose. Ntabwo zose muri Uganda se ntabwo ziba muri Uganda. Kuki ingagi zacu zo zizwi cyane se kuri zo muri Uganda cyangwa muri Congo? Ugeze kumbwira ingagi ziri mu Rwanda ziva no muri Uganda zikaza mu Rwanda kubera ko ariho bazigaburira neza bakanazitaho, ziratoroka zikava muri Uganda zikaza mu Rwanda cyangwa zikava muri Congo zikaza mu Rwanda. Niyo mpamvu ingagi zizwi cyane. Ntuvuga ko Uganda idafite ingagi, ahubwo the rights like u Rwanda really like okay, you wanna be gay, it's cool. Niyo mpamvu ati mu myaka 3, 5, 10 iri imbere. Isimbi Noelina uri umuge. I'm not gay. I said I'm fucking bisexual. Are you mad? Isimbi Noelina ukunda abakobwa bagenzi bawe. I love pussy. Bivuge mu Kinyarwanda reka tutubuzabuza nawe reka kutugiragira vuga mu Kinyarwanda ukunda abakobwa bagenzi bawe. I love pussy. And I also eat pussy. Yeah. But not all pussy. I'm very You see? Yeah. So man. Isim. Ngo sha analyze z'uyu mudemu uhita wumva ko mu mutwe nta kintu kirimo bambepe ni shu yikoreye rwose bambe urakomama none se ba ubahehe ubahe urya iki wishyura iki ubahute niko se rubona uhanyishyura niba nta bwenge mfite urangaburira iyi misatsi niba yinyishyiriye imwe ntabwo niba yinguriye uko nananize ibintu niba mva ko nta bwenge mfite ntabwo ari wakigukoresheje kibuno niba kinkoreshereje kimwereka ariko wanyishyuriye ibihumbi 10 byo gukora amabere yanjye ishure kimwereke ikibuno oya nakuze muri gatoya ariko ntacyapfiriye wanyishyuriye hafi 20 nakoresha amabere yanjye ishure ebyiri my day warabinyishyuriye ikibazo ni cyangahe warakinyishyuriye niba nta mutwe ngira muri amagambo njyewe nta kintu nza n'amagambo ko yakumva I will check you I'll fucking check you don't fucking come at me you run these people mukajya mumenyera mu bantu bose mumenyera ngere ukajya mumenyera kwa ngira ngo nibwire ari mugenzi wanyu mazena urimo urarya uvanye karangishije amamesi tarimo n'umunyu urumva urimo urambwira ngo nta bwenge mfite wose urankunze
nzigire ngo ihite nyiboroka ku kanya. oya isembe urababaye aka kanya ntabwo mbabaye ahubwo ntabwo mbabaye but umwana aragukomye oya ni gute utakoresha like ubwenge Imana yaguhaye ngo utekereze like seriously like warareba umuntu wahise ngo nta bwenge afite ntumutunze ntumugaburira nta bwenge afite okay ariko urankurikira no kuri live yanjye suko aha icyo nicyo cyangombwa wasanga hano hari n'abajya banyibwira bakambwira ngo ese twakukira gute na mobile money genda muri banki ufate ya kadi yawe iriho visa kadi cyangwa mastercard ushyire ujye kuri OF ushyiremo za nimero gato cyane kandi yawe utabayicaginga ako kanya jya muri Eco banki jya muri Equity banki yose ufite mobile money mobile money isanga tuyikoresha mobile money we nari ntangiye kwizera ko nibura tuzabyarana ariko niba urya abakobwa bagenzi bawe wapi ahagaze ntabwo hashona ko nk'agasho gato kirebera bitewe n'akanani bitewe ko nangana ngewe nyine abanyafasha abanyarwanda bariyemera abanyarwanda muriye akundi mujya kuri tita yanjye mujya kubona ndetse ngewe nikorera wowe urazi gutegura kwigereranya na nikorera oh my God, go fuck you better than. I'm like, you're mad. Are you mad in the head or something? You can't fuck me better than because bariya batipe mani n'akazi kabo nibyo bakora. Niba uri umuganga nyine ukora akazi k'ubuganga so uzi nyine kuvura niko kazi ukora. Niba urongora for a living nyine uzi kurongora for a living. Urumva rero mwamwizamwigira isembi hari abana b'abanyarwanda bameze nabi nagende ngiye hafi n'amagambo nyabishoboye baza share Twitter iri very free fata telefone yawe uzakafika imbere telefone ugashyire kuri Twitter bazaza ariko nanone nimujya muza mumbaza mwagasanga tuzafunga OF gute muzajye munyishyura nzajya bakora consultation zambishyuza mu bwiko mwabikora kubera ko ushobora gufungura OF na passport yo mu Rwanda cyangwa muri Afrika uretse muri Kenya gusa muri South Africa so ibi byango byo mu Rwanda ntabwo bikora my dear ntabwo bikora so you gotta be smart if you want to know how to open OF you text me and you pay me extra $300 for consultation and I'll show you how to do it isi ibihumbi 350 by'Abanyarwanda 350 by'Abanyarwanda 350 nkwere gufungura OF niba udashaka kwishyura umva n'amagambo OF ni ibiki nako cyako bivuga cyane OF like OF only friends like as in sobanurira abantu abanyarwanda ntabwo babizi abanyarwanda isi abanyarwanda barambwiye ngo uretse gato isi wa mushenzi usigaye uri mwiza none ukuntu ugira iyo misatsi ukahita ugira gutya byatari ewana automation tuse muri Afrika tuzamura pesa noneho abanyarwanda babanyaragiye ngo banasubire muri Nigeria ngo visa yanje yarangiye muri bigori ngo visa yarangiye ngasubiye muri Afrika byahehe ubahaye visa Amerika Europe kwa navyo nanga ari ikibazo mpamibabwira so kugibura rero iba hano iburayi ntago ari mwijuru my dear rero bamwivuga ngo iburayi ngo bari iburayi we mwagarutse muri Afrika ngo ibiki n'ibiki iburayi ntabwo ari mwijuru kandi muri ubu burayi my dear so I know so wabwiza ukuri mani iwacu muri Afrika niho haboro hatwika urumva gusa ariko abantu abanyafrika bazabatiza ubwenge bose ariko gusa ariko muri Afrika niho hatwika
gusa nuko abantu bo ntago baba bari exposed ariko hoho nko mu rugo ho ni haratwika cyo muri Africa ni heza when it comes to muri Africa ni heza when it comes to food turya ibiryo biri fresh ibiryo biri organic bimeze neza ibintu biryo nyine uragenda mu murima wawe ugasoroma utuntu tw'utuboga ukaza ugateka turi fresh ahanga inkoko ujya kugura inkoko muri supermarket mazo amezi 2 iri frozen iri muri supermarket amezi 2 ukakirya ukumva nta taste ikoko kimeze wagira ngo bagiteye ibishinge kirabyibushye kimeze nk'iboro urumva ukoze ni byanga what the fuck? No, it's very easy. This? I don't mutako like Simbi ndabizi ko ese kumwe utajya utinya ibintu ushobora kubura uruboro wararugerageje ngerageza byaba ni kinini cyane nuko natigusenzi ko ari size isanzwe kigezeho ngo nakije mu ikarita ingana gutya ndavuga ati karabaye iki ni iki ndavuga ati reka ikiboro nzaje nk'umutako nyine nagipanze nk'umutako kuko nasa nagikoresha ni kinini cyane sha uko kiremereye reka nkubwire ibintu bisekeje reka nkubwire ko bisekeje nigeze kuza mu Rwanda urabizi kumva amakuru kibuga cy'indege hose nigeze kuza mu Rwanda mvuye muri Nigeria bite a fuck machine hari machine bite a fuck machine it's like ni machine urumva na it's called a fuck machine so ugenda uyiguringa urebe icyo bita a fuck machine so ni machine nini imeze urabona za machine zidoda za kera zimwe zidoda imyenda ijya kungana nkayo ariko nyine uconnecting aho nyine amadigudo nyine atandukanye nyine amasize atandukanye ngera mu Rwanda singeze kuri customs kuri Rwanda Revenue baranzi yewe sinkunda cy'umuntu ujya kubera nzi abanyahamagarirwa n'urinde wagira ngo turaze nawe barambira ngo nimfungure ibikapu ndafungura bagira kuri baga yanjye irimo my toys barambira ngo nimfungure ndafungura ukayambaza ngo iki ni kintu kibona se nicyo wambaza ngo iki ngiki kandi uko kibona sojya gusobanurira gute kari iki ngo kibona se akavuga gute none mugayanye ngo nawe ngo nta kibazo ngo genda yari umukobwa bari benshi bari n'abantu batanu bari bahagaze hanze bari imagine n'umunyarwanda agafungura baga yanjye hariya kuri Rwanda Revenue agasangamo this urumva nyine nagishana ndabumva pe ndabumva barumirwa bakabura icyo bakora bakavuga ati shana we rigenda nukuri kwimana ndumva nonsense ndavuga ati noneho njye barambaza ngo what is muri se ngiki ndavuga ati it's called a fuck machine like yeah nta kundi kuntu nzi nabisobanura it's called a fuck machine so niba bitemewe kwinjiza fuck machine is cool like niba nice ndayisorera so hari umukobwa wari kuyisorera ntango wasorera bora nose nkuko ntasorera icupa rimwe ni nkuko ntasorera like this is the same thing nasorera ikintu kimwe urwo ruboro rubura gurusubiza muri kamera what the fuck it's umutako wanjye mani horo rabo mani umutako wanjye ndagikunda kino kiboro mani sona kiguza amadolari $100 mani kuri Amazon are you playing see so bora ndayikunda nowe kuva hariya urumva abantu mbonyakora uzazidegera ako biwarese kusakuriza ajya abanyarwanda mu buzima anyway so hari umukobwa ejobundi wambajije abakobwa munyandikira muri DMs mumbwira ngo museringa ama sex toys ngo mugishwa mu bikora sinzi
cyangwa sinzi neza ko kugurisha sex toys mu Rwanda byemewe, ariko bibaye byemewe fungura shop ushyiramo sex toys, umukiriya azasagure cyangwa rorere. So rero kumbaza ngo urabigurisha gute, nanjye neza kugurisha ntago, kandi nzagurisha so like as in ninza, if you girls want some, you know, some sex toys, I'm gonna bring some for you guys. You know, sometimes you need something like, let me show you. You need something like this. Like sometimes you need something like this. You know, very very strong. You know, like icyo gikora iki? it's called. This is it's called a wonder. Gi- A wonder. gikora This iki? one is for the girls. Gikora iki? Nyine ndi kubwira ntabwo wari umukobwa, rwose uri umukobwa. This uretse ngiye ko nkubaye icyo gikora. girls is for you. This is for girls. And you're gonna love it, okay? You appreciate me. Once you have this, Cyane turebe. I'm never going to vibrate se. Kakumve? Shira kuri kamera. Kanongeze volume. Yeah. Hano ni gatoya karoroshye kukagendana muri baga, urumva karoroshye kugacaginga, karoroshye ni gato, nta muntu wamenya icyo ari cyo, yagira ngo nako gukora massage, sibyo? Ariko kano nyine gakora massage neza. Yes, Naurine bandanya ntari komeza ndimo kwiga. ntabwo ngo se gato turutsembo kabisa. You see? Oh, I'm his bodyguard. this is for the submissive member. Okay, this is for for white men. This is not for black men. It's for. Ako gakora iki? This is called a dick cage. So hari abazungu, especially abazungu, ntago abirabura, ntago hari abirabura wenda babikunda, but ntago ndahura nabo. So this is called a dick cage, whereby nakubwiye ngo for me I'm dominant. Iyo ndi muri interracial relationship ndi kumwe n'umuzungu, like ndadominata, ntago njyewe udominate. So this one is a bigger one, but there's even smaller ones. So ushira kuri tike ugafunga n'ingufuru ugafunga, ugati uzibeshye kureho nzakwisha, kandi akakwishyura for that. Yeah, ugashyiraho ugafunga ukazirika. Yo DJ Michel man. Cyangwa se ako shamani nko wenyine mu buzima, ariko wabarije uje Michel wenyine. Like yeah, I'm having fun, so I should like maximize. So this one too, it's like okay, zira vibrator zindi is like no ziri wireless, so urazicharginga ntabwo uzicomeka muri prize. But this one, Thank you. tuvuge wenda hari nk'igihe umuriro ushirana, like wacaginze nk'ingi umuriro ukagushirana, icyo nicyo ukora, ufata nk'ingi ukatucomeka. Ese gatoya ukahitucomeka, ubundi ukahita waza. My fun. So this is what abakobwa bakeneye. Ntabwo ibi ngibi by'abakobwa, only for girls. Yeah. Isi Mwarabara wivugisha ngo umugabo ngo nyine ngo nagaze kurongora agira ikindi biki my dear. Uhita winjira ujya mu cyumba tuvuga ati my dear, bega bishwita, fata akaboro kawe uhita winjira mu cyumba ujya kwiyitaho. Nakagira umugabo uzakumenyera ngo gira ibyo kugira mu dakare ko.
Never. No, say, So yeah, say, that's how you sell it. Yeah. ese Cyane ndibaza ugiye mbwira shiri wanje mbwira. ko umugabo wanze abagabo ko wavuze ko nta mugabo ukeneye. Yeah. Umugabo atandukanye na boyfriend. Abagabo urushako. Umugabo w'urushako atandukanye na boyfriend. Well, amagabo urushako. I think wenda igihe kizagira ntabwo mbizi kuko ntabwo ushaka guteganya future yawe. Oya ndimo ndabaza nta boyfriend waba ufite nk'ubu ngubu. So nawe ya nta boyfriend ngira bambe wawe nawe ngira biragoye mani kudatinga uri ukora kano kazi urumva kubera ko like niyo mpamvu mbwa ati it's easier kudatinga umuzungu kubera ko abazungu they more like tuvuge nkora con nka datinga nk'undi like nk'umuzungu but nakora pana nyine pana bara fake like the ones with money like the one with like you know mula you know. You know, like the ones from Monaco, Cannes, you know, Saint-Tropez, Milan, you know. Those ones, they worship me. So, and then, Mia Khalifa, who was there, uza amafaranga buriya Mia Khalifa akorera kuri Pornhub. Kuri video, nkesha tafite cyangwa eshanu. N'imyaka amaze yararetse konti. Amafaranga umuzu umuvuga uburyo niyo nanarite yagiga nkava no muri kano kazi nzakomeza nkora amafaranga kuko video zanjye zakomeza ziranze abantu bazigura so I will still make money. It's a long time investment kandi kubera ko mwe mufite umutwe abantu hafunze mugebe nabona rongora kuri kamera bakorongorera ubusa buri munsi. Oya ariko ntabwo bari kuri kamera. Hanyuma se nyine bikunguriraho iki hari cyo bikunguraho azen bikunguraho iki agapipi n'agapipi agapira pipi wakantu utakabona bitwaye iki agapira pipi. So niba ugenda ugakina umupira amaguru yawe ukayakinisha umupira nk'uko murabivuga akagutunga yaba acitse ukabona ukahita uba nyine kimwe ukicara mu rugo waba ukina basketball amaboko akavunika ukicara mu rugo n'akapipi nyirarije akapipi gahisha mana wari inshuti akapipi peka umva kagapfa kagati harya ibintu by'umupira ubiziho gakeya urabyumva ibintu by'umupira ntabwo neza. Abakinnyi baseyatu uza abakinnyi nk'abangahe umwe inde hariya mwita Rwatubyaye ninde yana kumuzi nuwe mukino uzi basi ukurikira sha wapi nagonja usha bintu by'aba sport nagonja mbireba ariko nyine nza abakinnyi nyine bakiye mu Rwanda like nyine nibe nakugeranze like none kinyi umupira like wenda Rwatubyaye nundi like hari nundi wundi nzi ariko we andile sinzi like just ndavuga bo hanze hanze sinago nago nyandeba ibintu by'imipira nge kereka filme ndeba amafilme cyane ndeba akazi kanye nakunda kareba kuko mbashaka inspiration ariko ntabwo ndanagira naranishyura n'abankunda ndabishyura off yabo nkareba boro bakora ntabyiga kuko aka kazi ntabwo abantu batekereza ko ngo kazi my dear ntabwo karo hazakora ikigoryi kubera ko first of all you have to have marketing skills because hello you have to have marketing skills and you know to promote your shit. If you don't no kuvuga ko uri umuhanga ntabwo urushiri urabyiga like by force by fire ugomba urabyiga like fite abantu 3,000 fite nta account fite like fite OF ebyiri fite izindi website like ntabwo na chatting n'abagabo 5,000 ku giti cyanjye azen. Are you verified? Yeah, I'm verified on AF. Yeah, I'm verified like many feeds or no. On Instagram. No, I'm not. Narabikoze byo naguze verification ariko ndashyize amazina yanjye ya nyayo abantu baravuga ngo nabarazi ko nitwa Narubiga. Aposhawe uziko naguze verification y'amahiro niba ari amadolari 25 niba ari 15 rero nshyiraho amazina yanjye je nahise mbikuraho ukwezi kose abantu baravuga ko itwa Narubiga itwa Narubiga. No, but like it's okay, you can use it. Nah, I don't think it's necessary, especially for like because
people are getting followers from your fake accounts. Urumva abantu No, for me, it's like they can't be for me, I don't care if you open fake accounts about me. Kubera ko, I also have like accounts wenda nk'icumi z'amazina agiye atandukanye ariko ari iki sorry ari content zanjye, so icyo none uvuga ngo iyo ureba muri bio ukabona link, iyo harimo link yanjye, that means it's me, because if you open the link, so most men abantu barimo abakiriya barimo targetinga most of the time, it's not really African, ntabwo ngiye kubeshya, because abanyafurika like ntabwo ari abantu nk'urugero, reka ngusobanure nk'ibintu byoroshye, sibyo? Urabona ugiye nko kuri website, urabona ugiye nko kuri profile yanjye right now, ugafungura muri bio, urabona link, sibyo? Ifungure niba ushobora kuyifungura, birashoboka, no? My other phone is fucked up. It's not Okay, charged. it's cool. Okay, it's cool. I'll explain to you. So if you open my link in my bio, fite link zitandukanye. So I have a link whereby you can book me. You get, and I have all the information that you need to know. Iki kibazo rero cy'abantu abanyafrika abazungu ko barabimenyere ni ibintu like ni uvuga ngo ni ibintu bakora buri munsi, as in this is my work phone. I get bookings every single day. So that means that Africa, like if you want to book a person, either batekereza ko ngo just because ngo enda ngo ngurisha ngo enda ngo ngukora ngo kono ngo cyangwa se nguri hari n'aba escort as in, you know, wishura umuntu per hour ku isaha iminota 30 amasaha. What escort though? Have you ever done escort? That's what I'm actually explaining to you. Like you get muri bio yanjye, the first link is how you book me. So this is my escort. Yes, yeah, I do. All this, like, this is like, oh my fucking God, I was gonna show my clients' numbers. Oh my God, Nah, never mind. So you know, in telephone yanjye akazi, you get. So mbafite message buri kanya, as in I get n'ubundi offline kuko nje online kano kanya, like nje online gato yurebe, as in message bazuje. Nguhamagaye kuri escort ugasanga ari Dumba, waza tugakora ibyo dukora nk'ishu. As long as wishyuye urishura. First of all, hari ibintu bibiri ugomba gukora, which you can find in, kandi abanyarwanda mukomeza munyuza message mumbwira ubusa, you know I will not respond to you, get. Like for me, I'm a pro. What I do, I'm a pro, and I'm very proud, and because it pays my bills, so I don't care what you think. If you go sell your pussy for 5K, that's your problem. If you want to sell pussy for $100,000, you can sell pussy for $100,000. If you want to sell pussy for 5K, you're gonna sell pussy for 5K. It's your choice. Urangahe. Shady, ayo ushaka kugurisha yose yagurisheho. Niba ushaka kugurisha kuri bitanu, ugenda uhagarara yari oya ese kuri escort, kuri link yawe. Open my link. Open. There's all the information. Okay, wait. Let me actually show you something. Like there's every single thing on my website. Like I have all the information. I have. Hariho ibiciro. Hari ibiciro, hari ibintu byo kumana. Ndikubwira ngo vuga. Sorry, let's go. Baho baramamagara isimbi. Sinumva ngo urabona nk'ubu warugiye umukiriya arahamagaye. Oya, tangire kukwereka, like nashaka kwereka, urabona nashaka kwereka nyine labo. Oh fuck, ngomba kubaza nka loginga muri okay, kandi nko kuri Twitter, urabona x urabona nk'iyo ufunguye muratwereka ukuntu tugera ku biciro byawe.
nyine nashaka kuyikwereka but ngomba kuloginga in kandi nakazi kenshi ntabwo like iyi telefone ntabwo nyikoresha nakira ama message gusa. Simbi cyarimo arakora agiye kutwereka amafaranga ibiciro bye. Ntabwo mbereka sheri biri muri bio yanjye biri kuri profile yanjye. I charge per hour. Ngiye nishiza ku isaha na dinner na coffee. Ushaka ko ngo tujya gusangira coffee my dear, I charge per hour. Like to go on a coffee date with you, I charge you per hour. You get people rent me and they pay me per hour banyishyira ku isaha my dear. I don't do this ngo tujye ngo kuri dinner ngo ndagutwara out nditwara nk'icuriro zo hano ntwara hehe. As in, I don't have time. You pay me for my time. My time is money. So I charge per hour. Ndaguhamagaye ngutwaye kuri dinner. Nyuma ya dinner tumaze amasaha abiri kuri dinner. Nyuma ya dinner ndashaka ko tugenda mu rugo. Urumva? Mu rugo tubanze turebe cinema. Urumva? Of your by the way of your like uko iyo ushaka. Yego. Angiza tugere mu cyumba. Ibintu urimo urambwira ndimo ndabyumva nanjye nabigusobanuriye. Buri kintu cyose no burenganzira umwango umuntu afite uburenganzira. Ubwo nyine ndashaka kureba aho biza kurangirira ndanye. Aho nyine reka bikusobanura aho uri gushaka kuganisha ndahumvisha. Hari ubwoko bubiri bw'abantu bakubukinga. Sibyo? So hari ikintu bita okay ko nyine nubona umwanya uraza gufungura link urebe all the information is there kandi urabona n'abandi bakobwa nyine kuko it's like a directory so like many girls open profile abakobwa bashaka gufungura profile akantu ko kumureze bien ngoma nkatekereza nkumva ndababaye ntabwo ndumureze bien chérie for me I like what I like pussy I like D I like everything like I like what I like. You know, I don't give a fuck. Kandi uyu mugabo ngo ni Godfather wande. Ibyo biciro byawe. Uyu mugabo n'umunyamurenge, n'umunyarwaniki. Ajyama utukoje mamagara. Wa mugabo uramamagara ngiye nanjye tufanye gahunda. Njya mbona nkabona. Oh, ya Godfather nawe guhamagara. Uramamagara. Nyamara nkabona nimero n'abana byatuje ko nyiboroka. Yakora nkabona nimero ngo +1 ndahamagaye kuri WhatsApp randomly. Ntabwo nanyereza message ambaze simbi nigo noneho nigera no higeze kumamagara kambira ngo ni Godfather ngo nta Godfather se ninde ngo turi kuri space ngo turashaka kubaza ngo ese joriye ngo yakoresha ikibura muri Nigeria like what the fuck are you okay what the fuck you come to ask me something this man narakwiyamye don't ever call me bitamaga mention I'm going like ni nuhe mugabo ugira amagambo nkaya ugira amagambo wa mugabo mugabo ni kwiki byaranyumisha umugabo ari yicara akavuga umugabo mugenzi we nkaho bafatanyije umutungo ngende ukajya amagambo wa mugabo we n'undi munsi narakwiyamye sinshura mbere sinshura kabiri ngiye kuzongera kumpamagara ntabwo nawe situziranye nta space njyewe njyeho nta magambo yo kuvuga amafite birabintu by'amatiko mwisira mugabo mutotera ko muri kavuga haza honye bundi abanyarwanda mugira akazi mugira umuntu w'umugabo uramuga ako se simba mu gihugu kimwe muri Canada ko nziko bishyura kuri saha ari amasaha yose ayabona hehe ari amasaha kuko hano shirinda uzi ko abantu bakora n'inyiga gakora nta n'amasaha yo kuru no guhumeka ntayo baba bafite n'umuntu zo guhumeka nta urakora n'inyiga gakora se Godfather w'umuhoyi Godfather nuko aramenye arapfiri uramugabo afite umwanya mwinshi wo kwicara kuri Twitter ngo uramugabo akora iki muri Canada yicara kuri Twitter amasaha 5 kandi amasaha 5 bishyura amadolari Canadian dollars probably what 20 minimum wage amasaha 5 burangije gukorera ngira ngo nk'amadolari nk'ijana. So muri free time rero nibwo ajya kwicara akavuga abagabo bagenzi be n'abagore n'abana ajya bavuga se njye ko mburoka like hari igihe mbafite nk'irungu nkajya kuri YouTube nkajya kubona nkabona bacaye bavuze umuntu batumye samba simbuka igipangara avunika baramuvuze akusha sabe kandi ni inshuti yawe
twamubonye yanasimbutse umuntu niba yaguye ntiwamubonye arongora ntamubonye akora iki uraho mwicaye ku muntu w'umugabo uri umugabo ufite ibora ubundi mwabindi ibora uri jora muvuze abagabo abanyarwanda siko ntakoze uko ntamuzi inshuti yanjye nawe Sabe niyo bamufatiye Sabe reka mvuge gutyo Sabe arabizi ndamukunda ariko Sabe niba ushaka ibintu niba ugiye kuvuga nabi Sabe tugiye gutandukana oya buretse gato nkubwira nanjye oya niba ugiye kuvuga nabi Sabe ntawe twumvikana listen to me what I was gonna say. He's my friend too na inshuti yanjye nanjye ariko nyine hari well you have to ride and die oh yeah I'm ready to die for him. I like him so much. But the thing is that when you know when you want to get some pussy you don't do it like mugipangu kirimo abandi bantu. You take that woman, you take her to Dubai, you get he makes money, you take her to Dubai, you know, and you go and enjoy pussy in peace. You don't drop on gates and you have people filming you and talking shit about you. You fly that lady in Maldives, you go to Tanzania muri Zanzibar. It's very close. Narizi kugiye kuvuga nabi Sabe fata cyangwa ino ndebe gitware muri Zanzibar giswera uko ushaka twara mwana Zanzibar ugenda ujya kameza Zanzibar ngo what the fuck amafaranga yafite Sabe ibiganiro twarabiguhaye Simino yaraguhaye ibiganiro byatwara umwana Zanzibar nanjye narabiguhaye Sabe namuhaye habe n'igice cyuriza mu charginga Sabe aya mafaranga ukora kuri izi byose zanyu yashyira heje akambwira ngafasha abantu nkavuga ati nta kibazo iyo ufasha ujya nagenda rongore cyangwa ino ndebe muri Europe niba ushaka kurya fata umwana mutware Zanzibar ni hafi amafaranga menshi na kosa wakoze abanyarwanda bose n'abasambanyi kumurongo turasambana nta kosa ririmo ariko ufata ngwino ndebe mutware Zanzibar muswerereyo oya nawe reka kuvuga iki twereze ni ibyo twera mwana ashaka no kwirebera umwana ukareba uravuga ni neza nuko nari ndimo ndagira inama mushuti wanjye Sabe ariko shanange pe nukuri ko Imana shanange narabyisha nanjye nazashaka ayo magambo nakunze kumvamo nukuri ko Imana yabisharana yarabyishe pe gufata yaransebye hari yaransebye yarabyishe nagira iki kiboro cy'ikinyarwanda no kiza kuvuga Sabe nabi Sabe kuza twamufata ibyo sinashakaga no kumva naratumvishe mva birambubaje like uramgo bari baramubuze bamubonye ko gatoto baraka bamufatiye baramubuze baramubuze pe ariko karakaboro niyo kumukunda none ubona ko subscribe eshanu nafashe izindi phone nk'eshanu niyagura subscribe kuri Isimbi n'abandi bantu mugende mukore subscribe kuri Isimbi ubu ntegereje Sabe ikiganiro cya mbere cya Sabe ku Isimbi banyarwandakazi ikiganiro cya mbere mbivugiye hano kuri live ya Isimbi ikiganiro cya mbere cya Sabe ku Isimbi kiraba mu byumweru bibiri araza kuyikora na Bruce Melody ikiganiro Bruce Melody ayaje kwa Isimbi se Bruce Melody narabuze ubu ngubu ikiganiro cya mbere neza ubameranye neza okay na ntuzameze neza akora nge nakuye kuri amugabo nyisi nigize mukunda yanze kunsuhuza kandi yari niwe wanyishuye and he didn't agree to me like Gaeli and what if he watches this live I have said it multiple times you never greeted me you never say hi to me I came to work for your artists I fucking put in work I did my job and you came and greeted everybody and didn't say even hi to me what the fuck you think I'm dirty no he has to message me and say my bad no Gaeli Karomba byarambabaje ndumva reka mutume abantu baraza kubimuha reka ibingibi abantu baraza kwa Gaeli Karomba umukobwa wanje Isimbi Noelina kuba yaraje kuri video urumva yarampize anyura no kumushiti wanje ngise no kumushiti wanje mu photographe ntabwo ngiye Bruce Melody ngo yaguze ngo Instagram yanye n'ibiti anyura kumushiti wanje mu photographe urumva umushiti wanje arampamagara arambwira ati Bruce Melody ashaka kuvugisha abaza ansaba n'uruhushya arambwira ati muguhe ndavuga ati nta kibazo aravuga twipfana kuri Snapchat
Bruce ati ndashaka kuza mu ndirimbo yanjye ndakwishura gukina ndavuga ati kuko bako aya mafaranga niyo nshaka tumvikana ku mafaranga penshi n'amafaranga meza. I'm not gonna lie, but I know it's him. I know it's him who paid because that's his artist, so he's him who paid. Urumva amafaranga yenda avuye mu ntoki ya Bruce alaye ava mu ntoki ariko I knew he's the one who paid, you get. And ariko everybody nyine no bari kuri state bari kundeba bumiwe wagira ngo ntabwo barabona ku nshuro ya mbere, and I am just there doing my thing. I'm like, good dude has paid me good money, but then the guy came araza nyine video byarangiye nyine turi hanze nyine turimo turaciringa ariko twari nyine duhagaze hanze kuri nyine kuri varanda nyine kwibaraza njyewe Bruce nuriya ngo ninde uramu producer karaka type gato bakita gushi Element nyine baraboza benshi cyane uwo Element rero nari ngiye kuvuga amabanga. I know from your jeans. The thing is that I just didn't appreciate that you didn't say hi to me. I see I'm a pro with what I do. If your artist hired me to come and be a vixen in the video, that means he knew. Even Shaki, whatever. His manager actually texted me on Instagram. I was like, oh my god, I saw the video, you're so beautiful, blah blah blah. But right now I look so pretty and stuff like that. That's why uwo muhanzi wawe yakoze iki yampaye akazi hari buzuye abakobwa benshi kuki atabahamagaye abakobwa benshi buzuye mu Rwanda kuki atabahamagaye nawe urashinga cyane urinshinze cyane Noeline wagenti yonke mani gute we mwana usubasubana ngene musuhuze nkaho like inda mfite umwanda se na umva everywhere I see him, and then I see him like he's teaching, oh, this is how you become rich, blah blah blah. Dude, you don't go around and like, yo, I know shit, and I'm just so mad that you didn't say hi or greet me, and I came to work for your fucking artists. Gaye nudasaba imbabazi cyane Noeline kizakwataka paka umva n'imyaka 20 izashira Gaye no mu Rwanda. I will cross him off. I'll say you cyane Noeline kizakwataka paka nudasaba imbabazi. No, I didn't like it. Univugira ibintu ubu n'ubwa kabiri ubivuze nyarema kuvuga byambabaje kubera ko Bruce Melody ntako byankana itamuje kuvugana na Gaye, urumva bari babivuganye, urumva ariko indirimbo ya Sote wayibonye indirimbo ya Bruce Melody ya Sote wayibonye yitwa ndajya kureba mu support ngite yitwa iyo foto surwaye ibiki bana wabo wasambanyije baguteye indwara ntago mperuka no gusambana shasheri maze hafi nk'amezi ngange ntasambana nabaye ntuza nabaye virgin udasambana cyangwa ariko gusambana umva iyo ukinye prono ubyita uvuga ko uba wasambanye se gusambana ntabwo si ikinyarwanda cyo kurongora n'ahari gusambana se n'icyo ubundi ngerega hari amagambo y'ikinyarwanda njye najya menya icyo asobanura kubera ko gusambana uri gucitinga uri guca inyuma uwo mwashakanye kurongorana ariko ubishaka ubyishimiye kubera wowe uba urimo urakina filime. Oh, sometimes hari abatipe ya sometimes is like kandi uri muri filime ko ala nyine nubwo binaryo kubera ko iyo kiri ari kureba kirahita avuga ati none urafite na chemistry bari banakundanye. Ni byiza iyo ufite chemistry kuri kamera, ni byiza kubera ko like bituma nyine abantu bavuga ati oh okay, so these people have a, I mean if you're watching two people have a good chemistry, it's ni byiza kurusha nyine kubona abantu just bari gufucking uri kubifika ko ari faking like abantu baribona zene yiri gufika ariyo nabonye faking no ibintu byose tra faking everything is fake faking nakonye fake I'm not coming bitch. Fuck. I just want that shit to end and get my money. No, that's how it goes. Dusubiri inyuma. Okay, dusubiri inyuma.
hello umva LGBT I love you all my gays ibiciro no dusubye ku function biciro ngufashe home ngagutwara kuri date n'iki nibyo wari urimo biri muri urasobanura linki njya gufungura muri bio yanjye numbaze ntabwo njya muri bio ifungure bio usome utuze usome information zose ukeneye ziriyo. so abanyarwandakazi ushaka gufata Isimbi Noweline wumva ko ushaka ndi kubyadvertising ntabwo ndi byoshe ntabwo turi kubyadvertising ntabwo ndi kubyadvertising reka njyewe ntabwo audience yanjye rwose ari abanyarwanda ntabwo rwose I don't want even if I say Rwanda number I block it. I'm so sorry ariko abanyarwanda I don't do it. Isimbi yakoze mu yihe ndirimbo ya ise nkura mu banyarwanda kubera njyewe nzabikora umvuye umuntu arafashe ngo Isimbi yakoze mu yihe ndirimbo ya Bruce Melody ariko uziko bakase uziko nambaye outfit eshatu bagakata bakashyiramo riba k'amasegonda nk'abiri ariko as long as uwo ni Gaëlle yababwiye bagukuremo as long as yanyise ko niriya yanyise kana hari mu madolari hari ribi ko nyina ngo nyinshina wishyura abanyarwanda yari amadolari cyashya mpampereza Benjamin zanjye barazimaye zishyushye cyane yanshyira amatanshiramo n'akaziki yarakintu bimbwiye aho Gaëlle mupfiki ntacyo nafera just nuko yansuzuguye and I don't like to be disrespected because yo dude you don't disrespect me. Like it doesn't work like that. Like you do not go around say hi to everybody and don't greet me and I am there to work for your fucking artist and you don't greet me. The fuck? What the fuck you think you Gaëlle wemeye kuri benshi no, you don't. No. For me, Jewe, Jewe, man, I take you. Jewe, niba dufite ikibazo, I take you. I don't like him, okay? Tunahuriye no muri rest. Aho twahurira. I will tell him that I never liked what you did, okay? Naraje, ndaza ndakora muri akazi kanjye neza. Icyo gihe kubera icyo uzana kudusapuriza. Ko cyo utabimbwiye aho ngaho ko yarahari. Nagize ngo hari wenda sikwenda ntiyamenye ntazi hari abakobwa benshi baba dancers. Ariko nigije naguhagaze kuri Valanda na Bruce Melody na aranzi yarabize kuko niyo bahaye amafaranga y'ubuzi namwe muba muzi ko hahiye katarashe anyway ariko barakuzi ubu yakumenya ubwo uri kumwe ubu kanyoke nta nje bimbwiye if he can say hi don't say hi I don't give a fuck I don't care see if there's one thing I don't give a fuck about it's you fucking niggers who think you're shit. You ain't shit. I don't give a fuck about you. What the fuck? Especially when you're going to I'm ashamed. When I'm making like I'm like, oh, I see videos on YouTube. He's like, he's teaching how to make money. Oh, you make money like this, you make money like that. Yo, like any boss you want, you're nah, Kanyoki, you're not physical. That's my boss. Dufite aba boss my dear and kandi turaba tubera aba boss because not turaba twishyura bills turaba twishyura bills turaba twishyura amashuri turaba twishyura amazu basi reka nkubwire ubu waretse njye Gaëlle nkazamuhamagara arakubiza ntabwo yaguha time was bitch we but he paid me though. I see that Benjamin's I don't give a fuck whether he say whether I told them as long as I'm frang and Benjamin is ari icyo binbiye Benjamin is zime ubundi maide nushaka numva nushaka ungireho ntunde as long as I get my money na money I want though as long as I get my money I know njye Gaëlle nzamuhamagara to be fixed. No, it's okay. It's over. I don't give a fuck about that. I don't give a fuck. Fixing ariko ntuzongere kuzajya umukoma byatari kuza kubira ivuga cy'umukoma. Tell him wise man care for money not escorts. You akoze baragerere kugira abanyarwanda nje baraze it's like I don't even know babandika biransa komande yanjye akoze ko tutaratera imbere. Ngo turatera imbere no kuri Kimanda turacyafite mentality very closed. Kandi mwese bana bantu mwese muri live yanjye barongorera ubusa urumva mu zimvi 30 mu mashambrete 30 urumva ngewe nta kintu bimwe kugendera kuri moto mu Rwanda ngendera kuri moto nta kintu byari ntwaye urumva kubera ko ngewe moto ndayijya kuko natabona ngo ngewe ngendera kuri moto yo mu Rwanda ngendera kuri moto nanjye uzi ko nanjye sometimes mandi kuri moto it's not sometimes ngewe nkoresha like ngewe iyo ndi mu Rwanda no muri
kuko ntaramenya gutwara, nimenya gutwara I'll get my own car. Ako ntabwo niba ntazi gutwara ntuse kurira bintwaye iki. Ndayurira ahubwo n'ikibuno no hari no reka gusetsa. Nigeze kurira moto nambaye akajipo kageze nk'ahantu How to drive? cyane. You don't know how to drive. I don't know how to drive now. When are But you Rwanda? nzinza yani ndi mu Rwanda. Ntabwo mbizi kumva ko itangigo ko I need a Porsche. I need my sugar daddy is gonna buy me a Porsche, so I need to learn how to drive. Yeah, I gotta me a fucking white ass rich sugar daddy. They're gonna buy me a Porsche. I don't want a Porsche. Like actually, I think I want a Mercedes GL 60. Yeah, yeah, and he's gonna buy me that Ryari? as long as nimara kumenya gutwara nzaza kwigira n'imodoka birahenda. So nzayigira mu Rwanda ubu nizana nkoreye permis hano. She can't drive and she's talking your bitch. Because I get driven. I'm a princess bitch. Well, what should I drive when I can be driven? No. Are you mad? They're crazy. Hasi uno munsi wanyweye ibiki se? Iyo munsi nyine ndi muri mude yo gutuka abantu bashaka kumenyera. No, sindi no kunywa ngo nawe ese bwo twari gukizwa rigira ifu kwari kwarayo. Nyine nanjye kubwira story kuntu ndi kuri moto. Hariya peage. Urabona muri feruje ya peage. Haba hageze n'abapolisi nyine neza muri feruje. Urabona ko ari umuhanda uzamuka mu Kiyovu n'undi ukomeza mu mujyi n'undi umanuka hasi harya kuri hariya mu Kiyovu cy'abakene. Urabona muri feruje nyine muri feruje kuri peage urahabona. Sindi kuri moto ikanzu siyazamuka nayo ifite icupa ry'amazi ry'inyange ndabyibuka. Umumotari n'ubugoryi bwinshi arifata arangije ankuraho muri ibiki wambaye namukubise icupa mu maso namukubise icupa n'undi muzi ko mama kunuzongera kunkoraho abapolisi ba traffic arahagarara tureba umva namukubise icupa mu maso ariko nawe yarabimenya yarazibye nta hano muri Finland gukora ku muntu sheri baragufunga nta gukora ku bantu ntabwo dukora ku bantu mani no Sembi nanjye ntabwo ntabwo ngo neke kuri moto se moto n'icumi yawe ku mama yakora ngo wayi no ryamazi mu maso no umupolisi ba traffic arahagarara tureba ndavuga ati n'undi munsi reba ureba undi tuzi ukomeza urabye gukora ku bantu n'abagabo bafite entitlement yo kumva ngo yambaye akajipo kagufi yambaye akabutura kagufi urumva ko cyase ko washyibutwe ugenda udasura tayi ugafata ku muntu uko bishaka yewe uzibeshye nkoreho uzarya urushyi cyangwa urare muri gereza n'undi munsi Sembi nanjye reka nkubwize ukuri ntabwo nagucyaho gutya ngo sinkore kuri icyo kibuno cyawe kuna ari cyiza akonyera ese n'icyo ufite kibuno muri aho iki ni ikibuno ntabwo nabona ibibuno muri Kigali Nikos ikibuno cyawe kirarenze reka Fisha ntacyo none mbayida ko dogiteri nagiye ko ari mu bandi bose azungu bijyanye n'ikirere kurusha icy'abandi bose kuko yagiye kuri dogiteri umwe ntabwo tweretse neza ngende iyo ngiyo niba ushaka kureba ugenda ujye kwishyura ureba barebera ngo wajye kuguza ngo ntabwo wajye kugunya ndi mukuru wawe nkora wasi dufite yari ngo kitari cyana ni buraya ahangaha cyangwa ikintu nkundira abazungu no hano abanigeria nta discipline bagira umunajya arakubona amva arakwiruka muri Nigeria abanigeria nta discipline bagira sheri you're in Nigeria right now? No, I'm in Finland. Okay, yeah, that's why your internet is stable. Yeah, but I was in Nigeria a few maybe bibiri bishize. Nibona suti ibisuko. None ibisuko nabona bisuka muri Finland abona amasuka ibisuko bimeze gutawa bishaka. I like how you keep like moving it like that. Shado maranye uramvugije ndumva kabisa navuze amagambo yashize mu buzima ariko nyine ndashaka kubwira abanyarwanda ko nzaza mu Rwanda mu kwezi kwa 10
makumyabiri nzabazanira. If you want toys nzabazanira. If you weren't also nshaka nzatangira um smoking accessory shops, like niba wenda nk'abantu nyine urabona nk'abantu nyine bakunda smoking tobacco ariko badakunda nyine itabi nyine wenda rikoze nyine nk'intore cyangwa za CCM. Urabona nyine abantu bakunda nyine kwiruringira itabi ryabo, you get inkono y'itabi, inkono zitabi ko nyine ziri classe, inkono zitabi abantu abantu bakunda gusmokinga tobacco ariko nyine urabona n'abantu like urabona akanze mpere 1 second. Uyu afite vibe. Uyu afite vibe, uyu nguyu afite vibe mubi cyane.